Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru yacu, inkuru y'incamugongo itugezeho muri uyu mwanya, aho umwana bigeze kugaragara mu mashusho agiye atandukanye by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube, ubwo basabaga ubufasha bw'ibyo kurya byapfuye. Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru yacu, ni inkuru y'incamugongo, inkuru itugezeho muri uyu mwanya, aho uyu mwana mubona kuri screen zanyu mu minsi yatambutse bigeze no kugaragara mu mashusho agiye atandukanye n'ubundi hano ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Amakuru atugeraho muri uyu mwanya ni uko yamaze kwitaba Imana. Mu minsi yashize nibwo aba bana bo mu karere ka Nyagatare, Karangazi, baherutse gusaba abagira neza ko babafasha bakabona ibyo kurya, ndetse abenshi barabafashije, bafasha aba bana kugeza n'aho bubakiwe inzu ndetse banasubizwa mu ishuri, cyane ko bari baravuye mu ishuri. Rero mu minsi ibiri ishize nibwo ngo uyu mwana umwe yajyanywe kwa muganga igitaraganya, gusa baza kubura indwara, barangije bamugarura mu rugo bakomeza kumwitaho bisanzwe. Ariko kuri uyu mugoroba amakuru atugeraho ni uko ngo birangiye uyu mwana yitabye Imana nk'uko amakuru abivuga, cyane ko aya makuru yagiye atangwa na bamwe n'ubundi mu baturanyi ba hafi y'aba bana, nibo n'ubundi aya makuru bayatangaje, bavuga ko bakeka ko baba barozwe, cyane ko ngo mu gace babamo bararoga cyane. Nk'abantu mwe rero, iyi ni imwe mu nkuru ibabaje, ntabona nuko nsobanura, ariko sinzi, njya nibaza, hari abantu muri ubu buzima batajya bifuriza abandi ineza, batifuriza abandi ko batera imbere, ariko nyine isi ni ingome, isi niko yubakitse. Ariko kubera icyo abantu baba bagome, mu by'ukuri sinzi ukuntu nabivuga, ariko niba ko kari amarozi ntawe ubizi, ariko ishyari ry'abantu ni ribi cyane. Umuhanga umwe niwe wavuze ngo ishyari ni ishyano. Rero nta kundi, icyo nzi cyo ni uko n'uwamuroze nawe azapfa, niba ko kari byo, ariko Imana nyine niyo izi icyo gukora. Ubwo hari n'izindi nshingano nyine agiye kuzuza mu ijuru. Gusa reka dusabe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rudufashe ku bantu baroga abandi, ko mbona n'ubundi nta kibananira. Kubera iki umuntu uroga undi we atakurikiranwa mu gihe hari ibimenyetso runaka byagaragaye ko yaba yagize uruhare mu kuhototera undi muntu akamuvuta ubuzima? Ubwo rero mu nkundire njye nsoreza aha ngaha, mbashimire nanabifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ari nako kandi tubonera kwihanganisha umuryango ubwo wabuze ababo. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Ngira ngo turakomeza kugenda tubakurikiranira iyi nkuru, by'umwihariko mukomeze kubana natwe, mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kugira ngo n'ubundi tuze gukomeza kugenda tubagezaho zimwe muri update n'ubundi zigiye zitandukanye. So reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.